twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba televiziyo Ishimwe. Uyu ni wa mwanya nk'uko musanzwe mubizi kandi twabibabwiye, ni umwanya w'ikiganiro cyangwa se umwanya wo gutambutsa amashimwe. Nk'uko intego yacu iri nta yindi, ni ugutambutsa amashimwe ndetse tuvuga umurimo w'Imana, tukamamaza inkuru nziza y'agakiza kugira ngo abantu benshi batarabasha kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, kugira ngo nabo babashe kugira ute, babashe kumwakira. Rero icyo tugamije mwebwe mudukurikira ni ugushaka cyangwa se tukareba umuntu ufite ubuhamya bwagira icyo bufasha umuntu uwo ari we wese kugira ngo nawe abashe kwakira agakiza kandi abashe kugira aho ava ndetse agere n'aho agera. Uyu munsi rero ntabwo twicaye hamwe, twatembereye tujya gusura umukozi w'Imana. Turamuha umwanya nawe agira icyo atubwira, nawe yibwire abadukurikiye. Ese aratubwira ni muntu ki? Ese umurimo akora ni murimo ki? Ese mu ivugabutumwa atanga akora ikihe? Ni ikihe kintu akora kugira ngo abashe gutanga ubutumwa ku bamukurikira? Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ku bakurikiranye Ishimwe TV, nitwa Piyo Safari, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Imana nibaho umugisha. Amen. Ese wenda kugira ngo abantu babashe kumenya Piyo kuko nyawe, tugiye ko umuririmbyi, watubwira ahantu waba ukorera umurimo wawe kugira ngo hari abantu bashaka kwibaza uti se Piyo ni hehe aherereye, kugira ngo bazabashe kukubona. Ese umurimo w'ivugabutumwa ukorera he? Muri iyi minsi hariho corona, ntabwo insengero zose zirafungurwa n'urwacu rurimo, ariko ntabwo byambujije gukorera Imana. Ndacyakorera Imana, ndacyakora umurimo w'Imana wo kuririmba. Ibihangano byanjye mbinyuza kuri YouTube channel yanjye yitwa Safari Piyo nk'ibisanzwe. Ndumva turacyakomeje gukorera Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana igenda idukorera bitandukanye. Ngo rero ndumva umurimo w'Imana ndacyakomeje gukora. Okay, urakoze cyane. Twagira ngo noneho kugira ngo dukubite tubangura, tubashe kugira utubwire se Piyo umuntu ke, se nihe Imana yamukuye. Ese amashimwe yawe muri kano kanya ni icyo wasangiza abadukurikiye kugira ngo babashe kumenya ese Imana ikora ite, cyangwa se tumenye aho Imana yagukuye kugira ngo natwe tubashe kugira izo mbaraga zo kumva yuko Imana ikora kandi ko ishoboye. Imana data ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikora imirimo myinshi itangaje, ni Imana ikora kandi ikabigaragaza ku buryo umuntu utazi imikorere y'Imana byamucanga. Kuko naje gusanga iyi Mana dukorera ni Imana itajya ruswa, kandi ni Imana igirira umuntu neza itarebye ahavuka n'ahakomoka, cyangwa se ngo irebe ku isura. Oya, ni Imana yo ikwitegereza, ikagutoranya, ikakugira uko ishaka kukugira, kandi uko ishaka kukugira ntabwo ari bibi, ni byiza. Irakuzamura, ikagukura hasi, ikaguhesha agaciro. Ndashimira Imana, nanjye Imana yangize umugabo. Mu bintu nkundira Imana cyane nuko ndi umugabo mfite umuryango. Mu mateka no mu mibereho yanjye n'ubuzima nakuriyemo numvaga ntazaba umugabo, ariko Imana yo kabyara ingirira neza. Si cyo kintu cyonyine yankoreye, no kubera amaye agakiza nabyo ndabishimira. Ariko burya hari igihe umuntu yicara yakwitekerezaho, yareba aho ageze, yareba ibyo arimo, yareba uko ari, akabona afite umwana ugenda, akabona afite abantu bamushagaye iruhande, akabona afite inshuti, akabona afite abantu bamwumva, yabasha kuganiriza bakamwumva, nacyo rikaba ari ishimwe.
hari igitabo cya Zaburi, mbese ni Zaburi 144, hariho umurongo uvuga ngo umuntu ni iki ko umwitaho. Ni ijambo nkunda. Umuntu ukurikiye Ishimwe TV azasome, ni Zaburi 144 umurongo wa 3, aritekerezeho yumve gukora kw'Imana. Ntarondogoye cyane, ntagiye kure, nakuriye mu buzima bugoranye. Ngira ngo ntangarize wowe uri kumva ibintu Imana yakoze, si njye njyenyine yabikoreye, hari n'abandi yabikoreye. Ariko wicara umenye ko Imana ishobora ibintu byose. Ubuzima bwakunaniye, ubuzima ubona budafite ishusho, Imana yabuhindura ubuzima bukaba bwiza. Yagufata ikagukura ku rugero rumwe ikagushyitsa ku rundi. Nabayeho mu buzima bugoranye, ndi muri uyu murimo wo gukorera Imana. Bigera naho wari uncumbikiye ambwira ngo nujya urenza saa moya utaraza, ntukanyinjirire mu nzu. Ubu buzima bwarangoye. Ndibuka umunsi njya gusohora album yanjye ya mbere ya audio y'indirimbo zanjye, iryo joro naraye muri wese, kubera ko ntago nari nabuze ngomba kujya kuryama. Ubwo naguciye mu ijambo, hari ryari? Hari 2006, hari 2006, ariko ndara muri wese mu mujyi wa Kigali, kuko nta handi hantu nagombaga kujya. Nagenze mu muhanda bwanga gucya, umuhanda wanga gucya neza, n'ubundi ijoro riranze. Ngenda buhoro, byanga bikunda ikintu Imana yakugeneye ugomba guhura nacyo. Niba ari ishuri ugomba kwiga, ugomba kugiga. Nibuka nicaye muri wese ahantu, kuwo muntu uko wari warancumbikiye, ndahicara, akantu kanunguye ntazibagirwa. Byageze mu gicuku, mu gihe ndi muri iyo toilette, haruguru yanjye hari iyindi, naho hari abandi bagenzi banjye nabo byaburaniye birariyemo, baragenda bararamo, ari abasore babiri, nanjye ndi mu yo hepfo. Ibi mbivugiye iki? No kugira ngo nkwereke ko nta hantu Imana itagukura. Ubuzima bwose waba urimo, inzira zose waba urimo kunyuramo, nta hantu Imana itagukura. Iyo y'indabo bajyamyemo, nyiri tuwarete biranga, ubuzima buranga, bisaba ko agomba kuza akajya muri ya tuwarete ye. Agiye kuri tuwarete akinguye, yumva urugi rurafashe, ahamagara abo babana mu nzu, barasunika asanga harimo abantu biramburiyemo, bafashe amakarito bayarosa hejuru y'umwaba bariryamira. Abantu batangira gukubitwa, babita ko ari ibisambo. Nanjye aho ndi muri iyo ngiyo, kandi biregeranye, abantu basohotse, ntangira kugira ubwo, ndibaza ndi busohokemo, ninsohoka biri bwibaza iki, kuko hashize akanya abantu bakorerana bavuga. Ariko Imana yacigiye inigisha n'ubwenge. Niba ufite agatelefone ka gatoroshi, ncana itoroshi, nigira nk'umuntu nanjye waruje, kubera ko ntago nari nambaye nabi cyane nk'abo bantu, ntago nari nambaye nabi bisebetse nk'abo bari barayemaho. Ndasohoka, usohotse bakimbona bati uri wahe? Umwe atavuga ngo nuwaho ngaho, ariko nkoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo nyonyombe. Bene urugo bambwiye ko saa moya zigera nahageze, batambona nkiri nanjye ndaho ngaho, kandi ntigeze nsohoka mu nzu, kugira ngo bitaza kuba ikibazo. Ndanyonyomba mera nk'ubushinzwe umutekano, ndigendera. Iki rero impamvu nkivuze ni iki? Kuba navuze nkitangira ngo ndashimira Imana ko yangize umugabo, nuko mfite aho njya nkaryama.
aho ninjira nkaryama nkaba mfite umbwira ngo sheri cyangwa se umwana akambwira ati papa, nkumva nanjye nguwe neza. Ibi mbivuze atari bwo kuvuga ngo wenda hari igihe umuntu avuga ibintu akavuga ngo ngo umuntu ngo yikoje isoni, ariko mbivuze ari ukugira ngo mvuge gukomera kw'Imana ko nta hantu Imana itagukura ngo igire aho ikugeza. Uyu munsi nanjye ndi papa w'abana, amashimwe twashimira Imana ni menshi. Nawe ubwawe waguha umwanya hari icyo wavuga cyane. Hari ibintu Imana yagiye ikora mu buzima bwacu bitandukanye. Hari ibintu Imana yakoze tuyibona mbese mu bundi buryo. N'ubwo buzima mfatiyemo hagati aho ngaho, mpereye ku buzima bwo hasi, nabwo hari ibindi byabwo nahuye nabyo kandi bitari byoroshye kugira ngo mbe ngeze aha ngaha uyu munsi. Kandi n'ahandi umuririmbyi ndumva ari wo mu karere ka Rubavu kuri paruwasi ya Mahoko ahantu hitwa Isiyoni, niwe waririmbye aravuga ngo aka gasura ni Yesu. Korali Isiyoni yaririmbye iyo ndirimbo aravuga ngo aka gasura mubona mfite ni Yesu. Mbese avuga ngo agerageza kudetaya, yerekana uburyo. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Korali Isiyoni Imana ibaha umugisha, batuma dushobora none kongera kwitegereza, nkongera nkasubira inyuma nkisubiramo, nkareba gukora kw'Imana, nkabura icyo mvuga. Wenda dusa nkaho usubira inyuma ho gatoya, tubwiye ko nyine hari ubuzima bugoye wagiye ucamo, ariko hari uwo ushobora gufasha muri kano kanya. Wenda ntutubwire wenda detaye, tunyuremo muri makeya. Nyuma y'aho ngaho yo kurazwa muri wese cyangwa se imbere yaho, hari ibindi waciyemo waruvuze, warugiye gusa nk'uko muzaho gatoya. Watubwira muri makeya, kuko hari undi muntu ushobora kuba muri kano kanya ari mu bibazo nk'ibyo ngibyo, ariko yakumva weho aho uburyo wabiciyemo byanze bikunze nta yindi nzira, nuko ari Imana yagufashije kwivamo, nawe akabasha kugira ute kwerekeza amaso kuri Yesu kugira ngo amutabara amukure mu byo bibazo. Ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo ni bwinshi. Hari ubuzima bwo kubura ibyo kurya ugasonza, hari ubuzima bwo kwambara ubusa, hari ubuzima nyine bwo kubura aho urara. Ubwo bwose ni ubuzima bugoye, ni ubuzima bw'imibabaro kandi bubabaza umuntu uwo ari we wese. Ubwo buzima rero nanjye nagiye mbunyuramo, na nyuma yo kurara muri iyo tuwarete, nyuma yo kugera aho uyu munsi umuntu ari, nabwo twahuye n'ubundi buzima. No mu buryo bw'impano dukorera mu nzu y'Imana, ntabwo twagiye duhuramo n'ubundi buzima. Ibyo byose ni ubuhamya burebure umuntu atavuga uyu mwanya ngo aburangize, kuko icyo nkubwira cyo ni uko ukunda Imana ni nawe umenywa nayo. Amen. Kandi ikintu cyose uko byagenda kose, iyo ubashije kugendana n'Imana wicisha bugufi, Imana ntabwo igukoza isoni. Abantu hari igihe bakubona bakabona uri intabwa, bakabona nta n'icyo ushoboye, bakabona uri mbese uri umuntu waho tu, utagize icyo wica, utagize icyo ukiza. Ariko iyo ubana neza n'Imana, Imana ikomeza kugenda igushingira igiti, ikakwagura, abantu bakajya babona waguka uko bukeye nuko bwije, kandi kubera kubaha Imana. Wowe akukozeho kose kakakubera umugisha. Waba unywaye agakoma k'ubuyi k'ibigori gusa, k'ibigori ukatohagira ukagubwa neza. Imana igira ukuntu ihisha abantu bayo, sinzi uko nabivuga. Imana igira ukuntu ihisha abantu bayo bayubaha. Ngira ngo nkangurire buri muntu wese uzabasha kureba Ishimwe TV, uretse ko abantu benshi babasha kubira, n'abantu bafite internet babasha kugera kubireba, nuko hari Imana iba yagukuye. Gusa
ari igihe unabireba n'ubundi uva ariko ufite n'izindi ngorane runaka. Ngira ngo ntangarize umuntu rero ko ingorane zose aho ziva zikagera Imana igeze imara, irazivura ikavura n'imvune zo mu mutima, ikagufata ikakomora nawe ugacya. Yego ugacya uko ubonye we munyamakuru agasanga akavuga ati uko biri kose hariho Imana igira neza. Erega uyu munsi urana ndi umupapa ugize ariko ntibamenya ko narwaye amavunja. Se wabindemo ukabinzomamo? Oya. Se wandeba mukabona ko ndi umuntu wabaye nabi ubundi budasanzwe. Ariko ubwo buzima bwose twagiye tubucamo ni ubuzima burebure rero, ni ubuzima bukakaye. Hari igihe ubona bajya bavuga ngo umuntu warwaye amavunja ngo ni umwanda. No, hari igihe abatari n'umwanda. Ni ukuvuga ngo wagezeho nawe urwara amavunja. Ibyo ni umuntu atavuga muvandi. Hari igihe njya numva uravuga ngo yaragiharitse, umva twarayarwaye turayarwara. Nshimira Imana, abajya bakunda kuvuga ngo Imana ishimwe yo igica agasuzuguro ikaduha ubwanwa ku kanana. Amen. Tukaba abantu b'abagabo wareba umuntu atambuka ikaduha inzara nzima, wareba inzara kavuga uko biri kose Imana yarakoze. Kandi mu gihe mu myaka yashize naho hanze ari umuntu yagiraga. Amen. Hari ibintu n'ifu gusa wareba ukibaza, hari ibibi. Imana igira neza, ihimbazwa ahubwo ihimbazwe. Jewe njya ndeba nka buri cyo navuga kuri uyu mwami. Jewe naririmbye indirimbo mbuze uko mvuga, ndavuga ngo Yesu araryoshye ni intungabugingo, yandutiye byeri na za mitsingi barata. Kuko nabivuze atari uko wenda atari uko neza ibyo by'abandi bacuruza uko ari abayumva kandi bakagubwa neza. Kwanivuga ne mukaba mwashwa. Ariko nge nabonye bya bindi abantu bashira imbere Yesu yarabiruse. Bibyo nabyo bifite andi mateka n'ubundi buhamya nabwo. Kuko burya umwanditsi w'indirimbo aririmba afite impamvu. Hari indi ndirimbo nanjye navuga ngo Yesu nabuze uko namuvuga, ni umukunzi mwiza, aruta ababyeyi batakubereye, aho inshuti zitakubereye warahakubera. Umubyeyi ashobora kukubyara yaragutwisa amezi 9 agenda yigengesereye adahuga yanga kuhugana, ariko yagushyitsa hasi akaguta, akibagirwa igise cyamukubise akaguta. Ariko Kristo uwera Imana ntabwo yaguta. Amen. None dusubiye inyuma wenda mbere yuko tujya muri kariyeri yawe cyangwa se ibyo ukora kugira ngo uvuge ubutumwa, byanze bikunze iyo umuntu ari mu buzima bubi ahura n'abantu batandukanye, ndetse bagenda bamwe bamukoba bakerekana impamvu zitandukanye yuko ari we wenda wishyize no muri ibyo bibazo, ariko nyamara weho nta n'uruhare wabigizemo. Ese abo bantu wahuye nawe, ese uyu ngubu iyo muhuye ni iki weho nk'umuvuga butumwa abantu nk'abo ngabo nicyo wabasabira? Kuko hari umuntu ushobora guhura n'ibibazo agacibwa intege n'abantu ahura nabo. Ese ni gute wamukomeza umuntu nawe ushobora kuba ari muri ibyo bibazo, ariko abantu abamuzengurutse ibyo mbese ibyo bamuvugaho bikaba bituma kuba byatuma bimushengura umutima cyane, kandi akeka nawe ibyo wagiye uhura nabyo? Ubuzima bwo mwisi burazunguruka burazengereza. Utumye avuga ngo nsubire inyuma mu gucika intege. Nibuka mu buzima nabayemo ko hari umuntu wambwiraga ngo ntacyo nakwigezaho, ngo naho nzagera. Ampa akazi, yari mu boss, ampa akazi ko kumukorera mu rugo. Yagombaga kujya mpemba 2 ku kwezi, 2 ku kwezi. Ubwo ni muwe mwaka? Neza 98 9 ijya. Ambwira ko agomba kuzajya mpemba 2,
ariko bitewe n'ubuzima nari ndimo ntabwo nayanze, narayakoreye ariko nayo ntiyayama. Nakoze amezi 10. Kwezi kwa mbere narakoze bwawe wayamaye, arambwira ati gukora abanza gwiri. Ngeze muri ane numva nagenda, ariko ndeba n'ubundi kugenda mu nda ari ikibazo. Avuga nahubwo kugira ngo ngende reka niyicarire njye mpembura mu nda. Amezi 10 arangiye nta n'igiceri cya 5 yampaye. Mbona ubuzima buranze, ndahaguruka ndagenda. None nagiye kuba umuntu nangiye kuvuga nti kubiri kose namaze kumenya ubwenge reka nshakisha. Ndakomeza ndashakisha ubwo buzima bwose, ariko uyu munsi yambonye ninjye boss. Amen. Anyita boss. Kandi nkabyakira. Rero ubuzima bwo gucibwa intege ni bwinshi, umuntu akaguca intege. Jewe nafashe igare ndanyonga, ubwo si bwari ubuzima. Umbona yareba uko ngana, yareba uko nteye, weze kancira avuga ati iki kintu ubundi wowe uzanyonge uzatwara umugenzi. Aho hose umuntu yashakaga ubuzima kirageza kugira turimo tubyigana n'umugambi w'Imana. Imana itikora gutya natwe tukajya muri ibi. Mfite andi mashuri Imana yanyujijemo nabwo kugira ngo njye kubyemera. Wenda tukiri aho ngaho, kanone tujye ku muhamagaro wawe. Ese ubwo buzima wabucagamo, ese wari warahamagawe n'Imana cyangwa se wari ukibereye mu by'isi utaramenya iby'agakiza? Jewe nta rindi torero nzi. Tundi ni ADPR. Ni kuvuga ngo niho wavukiye? Niho navukiye, ariko ntabwo ari ko umuntu ahita ubwo buzima bwose umuntu yagiye abinyuramo ariho ari. Ntabwo narigezemo sa naho nyiri mutoya cyane, bitewe nuko umubyeyi yaratangiye gukizwa. Nanjye ubwo ntajya kugenda nkurikira umubyeyi kuva icyo gihe ntahandi nigeze njya, ntaki ngurira muri ubwo buzima, ngenda muri ubwo buzima, nkura gutyo kurinda kugera uyu munsi. Rero uyu mwanya icyo warumbajije, ubuzima bw'uyu muhamagaro buragorana kugira ngo ubashe kuwakira kandi wumve uguwe neza. Ubuzima bukakuzunguza ariko ntibikubuze gukomeza kubaha Imana. Jewe n'ubwo buzima nakuriyemo nyine. Iyo umuntu akuze areba ibintu ntabwo ari ko ahita kwakizwa. Uguma gutyo nyine nk'umwana waho watese utazi ripfa n'irikira, mbese uwigishijwe ko Yesu ari mwiza kumva n'ibyo, hakabigira ushiduka abana bivuyemo kajya no mu byaha. Byose twabinyuzemo, nabinyuzemo, ariko Yesu aza kuza kunyihishurira, aza kuza kumfata arankomeza, anyereka ko ibyo ngendamo ubupfapfa atari byo. Aramfata. Muri navuze ngo Yesu aramfata akankomeza ngo kuko ankunda. Nanjye Yesu yarankunze arankomeza, aramfata. Ubwo buzima bundi bwose bwo kurara mu nuza bwose nabunyuzemo ndi umukristo kandi yubaha Imana. Rero bivuze ko umuntu wubaha Imana atahura n'ingorane. Yego. Ya ubwo none ubwo tubwira nyine ku muhamagaro wese watangiye umurimo wo kuririmba cyangwa se uvuga butumwa unyuje mu ndirimbo ryari, cyangwa se umuhamagaro wugeze ryari? Kera twavomeshaga ibibindi cyangwa ibicuma. Ndibuka najyaga mfata igicuma ngiye kuvoma amazi, ubwo kera ntabwo habagayo robine, hano habagayo amarobine yo mu bishanga, amakano twahitaga amakano. Nkajyana igicuma ngiye kuvoma kubera gukunda kuririmba, nkagenda nkivuza
nkikubitaho inkoni, kumbi najya kugera igihe kujya kuvoma nashyiramo amazi kuko namaze kukimena, nashyiramo amazi kigahita kiroboka nataha nta mazi. Urumva ni umuhamagaro wabaga uri mu muntu ariko umuntu atabizi. Biraza bigeraho abantu iterambere ritangiye kuza, hazaho amadebe. Nkafata idebe noneho tukafata akadebe nkajya kuvomamo amazi, nkagenda ndivuza ryo nkarishyiramo amazi ntirimeneke. Nkumva ni sawa. Ndazamuka sinamenya umuhamagaro. Ndazamuka ndangira gukora ballet. Aya mabara byino za Kinyarwanda. Nkoranya abana mu quartier mvuga. Bashirana mu gace tugaha tubyina imbyino zo kuza amarushanwa. Ye tukajya no kurushana. Ariko ntibyampira bitewe no erega burya iyi Imana itarabishaka nagisundika ntuyibona. Ndibuka ko nigiye nakoze mu rushanwa rwose ndatsinda. Bambwira ko ngomba kujya kwa titireri gufata impano. Titireri merukaho ngaho mu birori giye ku karere cyari byitwaga komine, titireri ndamubura nize maze ndazibura birangira gutyo. Urumva ni umuhamagaro wagendaga mu muntu ariko umuntu atarabimenya. Ibyo rero aho mariya gukizwa neza mvuye mu by'ubwana, urumva ibyo byose nikoraga n'undi umukristo mu itorero ariko nkandabivanga ngegera no mu bindi ntabize ariko nari ntarabatizwa. Yego. Ngira no mu bindi ndaho nyine nikundira Imana, nkundira ikiriko tumuntu wigendera mu kirere, ibintu sinzi uko nabivuga. Iyi Imana irabanza ikakureka ugatera imigeri ukajya mu byo ushaka ukagira gute, ariko isaha ndisa icyo yakugeneye gukora ukagikora. Ibihangano byanjye biri kuboneka, hari igihe cyashize bitaboneka ariko ubu biri kuboneka kuri YouTube channel yanjye yitwa Safari Piyo Safari. Naho ngaho wabisanga indirimbo zo ndazifite, nubwo naprodinzeho nkeya ntarashyiraho nyinshi, ariko indirimbo zanjye uzikeneye urazibona kuko ndumva maze kugera album 3 zanditse muri RDB, n'izindi ku ruhande izi video na album imwe. Ubwo rero urumva murimo w'Imana kuwukora ndawukora, kandi pe ndumva nakomeje. Nta mpamvu yo gucika intege, nubwo habaho ibicantege, nubwo habaho ibigoye, ukabura ubushobozi bwo kuwukora ukagira gute, rimwe na rimwe umuntu akakubwira ati ibyo urimo nta mumaro, ariko kuko ntabwo ibi turimo ari byo gusaruza. Turi mu ivugabutumwa. Nushaka gusaruza uzandika indirimbo nawe ibe top, ibe hitinge. Ariko uyu munsi turi mu ivugabutumwa. Ushaka gukora ivugabutumwa azarikora, nushaka gusaruza nazasaruza, kuko byanga bikunda ibintu byose birahari muri uyu murimo w'Imana. Birimo ushaka imino ntarazibona, nushaka umwuka arawubona, mbese buri kintu cyose uko ugishaka urakibona. Kandi Pawulo niwe wavuze ngo umubwiriza butumwa azatungwa n'ubutumwa, n'umuririmbyi azatungwa n'uburirimbyi. Nanjye kuba mbayeho gutya nta kandi kazi kadasanzwe nkora, nubwo ubona ari muri corona genda cyubaha Imana. Amen. Hanyuma bavugaga ati abarokorerwa tugenda turirimba none insengero zifunze bazabaho gute, ariko uw'Imana azabaho kandi nta nubwo azandavura, nta nubwo azaseba, nta nubwo azasebesha umurimo w'Imana akora. Tugerageze kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana, twiyubahe, ijambo ryacu ribukuri. Niba uri umukozi w'Imana, fasha mwene so, gerageza muri ubwo buzima bwose ufite icyo ngufasha ndagikora. Yego. Noneho dukomeje tukiri kuri iyo mpano yawe nyine yo kuririmbira Imana, ese muri kino gihe cya corona nk'uko bitubwiye nyine batubwiye ko uri gukoresha cyane YouTube cyangwa se internet muri rusange, ese ubona imbaraga ubu ngubu uri gukoresha kuko ari abantu wenda batakibona nyine presence bitewe n'ino corona nyine ngo babone ibitaramo nta bitaramo bikiba,
cyangwa se amateraniro runaka kugira ngo ujye kuririmbayo abantu bakubone. Ese muri kino gihe cya corona ubona ko uburyo bwo gutangamo ubutumwa ubona bubasha kugera ku bantu nk'uko bikwiriye nk'uko ubyifuza? hari ukuntu Imana ikubwira ngo uzaguka mu mipaka, wenda ukagira ngo ni none ahangaha urahita ugenda ufata imodoka ugenda ugereyo. Njyewe mbona ndi kubikora neza, ndi kubona biri gutanga umusaruro. Yego rwose pe, kuko niba nagendaga nkaterana kuwa gatanu hano ku Gitega, ku cyumweru nkaba ndi ku Gitega, wenda nkasimbuka nkajya ku Muhima, abumva ubwo butumwa n'abaho mbasha kugera naho bantumiye.